igihe barimo bamaze gutwika urusengero rwa Yerusalemu. At that time, after burning Jerusalem temple, kubera ko urwo rusengero igihe rwashyaga, kubera ko igisenge cyarwo cyari cyagirijeho zahabu nyinshi cyane, because by the time of burning that temple, its carpet just was owned by gold. bavuga ko iyo zahabu yamanutse ikagera no muri fondasiyo, mu mabuye yagize fondasiyo y'urwo rusengero. People say that that gold has been burned and reached up to the stones of foundation of that temple. kugira ngo ubuhanuzi bwa Yesu Kristo bwo muri Matayo 24 umurongo wa mbere kugeza ku gatatu na Luka 21 umurongo wa gatanu wa karindwi busohore, so that the prophecy of Matthew 24 and Luke 21 will be fulfilled. Abaroma bashenye na fondasiyo y'urusengero. Romans destroyed even the foundation of the temple. bagenda barimbura ibuye ku rindi, destroy stone by stone, kugira ngo batware iyo zahabu, so that they can take that gold. ndagira ngo mbibutse ko umwami Yesu yari yavuze, I want to remind you that God Jesus has said, ngo ndababwira ko ntawe na rimwe rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. I assure you that no single stone on another that will never be destroyed. bene natandi bavuga aya magambo, My brothers, when I'm talking about this word, ndagira mbabwire niba bivuga ko Yesu azaza. I want to say that if the Bible says that Jesus will come back, niba bivuga ko umuriro utazimuha urahari, if the Bible says that burning fire will be there, niba bivuga ko ijuru rihari rirahari, the Bible says that the heaven is there, heaven is there. nongeye kubasuhuza inshuti mudukurikiye aho muri hose. Welcome again, friends who are following us wherever you are located. abakunzi ba shene yacu ibihumuriza ibihumbi, The friends of our channel Thousand Comforts. uri kumwe na Pastor Kuyitindi Jean Baptiste. You are with the Pastor Kuyitindi Jean Baptiste. nejejwe cyane nuko Imana ngiye kumpa umwanya ukugeza ku batwumva ijambo ryayo. I'm very happy that God has given me another opportunity to spread His word. tugeze ku gice cya gatatu cy'inyigisho zacu zivuga ku kugaruka kwa Yesu. We are just on part 3 in our teaching talking about the return of Jesus. uyu munsi ndavuga ku kibazo cya mbere abigishwa babajije Yesu. Today I'm going to talk about the first question that disciples ask about Jesus, cyo gusenyuka kwa Yerusalem, of the destruction of Jerusalem. reka tudatinze dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo. Without delaying, let us read in Matthew ibice 24 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. chapter 24 from verse 1 up to 3. Dusome Matayo 24 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe byose. Ndababwira ukuri yuko ahatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe, n'iki imperuka y'isi ni ikihe? Amina. In Matthew chapter 24 from verse 1 up to 3, then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Now, as he sat on the mountain of Olives, the disciples come to him privately, saying, tell us, when will these things will be, and what will be the sign of your coming and of the end of age? reka dusenge. Let us pray. Mana mu ijuru ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Heavenly Father, I thank you in the name of Jesus. Ngushimiye ko ndi kumpa umwanya mwiza wo kuba imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe. Thank you for another opportunity for being in front of you and in front of your people. Ndasaba Mwuka Wera kugira ngo abane natwe. I call upon the Holy Spirit to be with kugira ngo us, tubashe kumenyesha abantu ibimenyetso byo kuza kwawe. so that we will let know the sign of your coming back. Urakoze Yesu, habwe icyubahiro. Thank you, Jesus, be glorified. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru habwe icyubahiro. May Heavenly Father be glorified. Dutangira nababwiye aya magambo Yesu yavuganye n'abigishwa be. When he started, I told about this word that Jesus was talking to his disciples. Asohotse mu rusengero, When just he went out of the church, abigishwa be baramwegera bamwereka imyubakire y'urwo rusengero rwari rwubatse neza cyane. when his disciples came to show him the way the temple was built, Rwari urusengero rwari rwubatse
kuri fondasiyo y'urusengero rwa Salomo. It was a temple which was built on the foundation of Temple of Solomon. Kuko urusengero rwa mbere rwari rwarashewe n'Ababuloni. Because the first temple has been destroyed by the Babylonians. Urwa kabiri barwita urusengero rwa Herode. Then the second one they called it the Temple of Herod. Kandi rwa urusengero rwiza cyane. It was really a nice temple. Hanyuma mu Bisirayeli nkuko nababwiye. And then in Israel, like I told you before. Iyo yashaka kurahira yarahiraga Imana cyangwa arahira urusengero. And when an Israelite was going to swear or pray a sermon, he just used to do it in the name of the temple or the name of God. Ku buryo bafite ijambo rimeze nk'umugani rivuga ngo, so that they have a word like a proverb saying ngo nta Yerusalemu nta Isirayeli. Without Jerusalem there is no Israel. Ngo nta rusengero nta Mana. Without temple there is no God. Imana idufashe cyane. May God help us. Hanyuma urusengero rero barweretse Yesu. And then when they showed Jesus about the temple, bibwiraga ariko agiye kubabwira ati nibyo rwubatse neza rurasa neza. They were thinking that he's going to tell them that this temple is beautiful, is well built. Ngira ngo bakeka ko agiye kubabwira ati mujye mukomeza mu rusengeremo muzarugumemo kugeza imyaka myinshi. And I think that he was going to tell them just please keep on playing on this temple. Ariko arababwira ngo ndababwira ko ibi mureba ntawe nari muri zasigara rigeretse kuri rindi ritashugunywe hasi. But he told them different according to what they wanted to understand, because he told them that everything will be thrown down. Ku murongo gatatu ubutumwa bwiza bwa Matayo 24. And then verse 3 of this chapter 24. Babajije umwami Yesu ibibazo bitatu icyarimwe. They asked Lord Jesus 3 questions. Mutubwire ibyo bizaba ryari. Tell us when this will be happening. N'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? And the sign of your coming. N'ikimperuka y'isi. And the end of the age. Hanyuma ndashaka rero uyu munsi ko tureba ko dusubiza iki kibazo cya mbere kiri kuri uyu murongo wa gatatu. Then today I want us to look at the answer according to the question first number 1 among us the 3 questions. Uyu murongo wa gatatu uriho ibibazo bitatu kandi bikomeye. This verse 3 has 3 questions which are not easy to be answered. Icya mbere baramubaza ngo tubwire ibyo bizaba ryari. Ibyo bizaba ryari nibyo yaravuze ako kanya. The first one was to know when the things will happen, just those things that he has finished to tell them. Nibyo yaravuze yuko ntabwo nari muri zasigara bitajumwe hasi kuri urwo rusengero maze kumwereka. That one that he was saying that everything will be destroyed just on the temple they have shown him. Uyu munsi ni nacyo turi busubize. And now today this is what we are going to answer. Reka dusome n'ubutumwa bwiza bwa Luka. Let us read in Luke. Ibice 21 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7. Luke 21 from verse 5 up to 7. Luka igice 21 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 handitse ngo nuko mwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo. Arababwira ati ibyo mureba ibi mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Baramubaza bati mwigisha ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe kizasohorerwamo cyegereje ni ikihe? Amina. Luke chapter 21 from verse 5 up to 7. Then as some spoke of the temple, how it was adorned with the beautiful stones and the donations, he said, the things which you see, the day will come in which not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down. So they asked him, saying, Teacher, but when will those things be? And what is the sign that will be when the things are about to take place? Imana idufashe cyane. My heavenly Father, help us. Luka arabisobanura neza cyane. Here Luke is explaining very well. Ikimenyetso arakivuga kwacyo. Every sign is just saying a part. Niki kibazo bari babajije Yesu nacyo arakivuga kwacyo. And the question that they asked about Jesus is just asking it. Bamaze kumwereka imyubakire y'urwo rusengero. After showing him how the temple was built. Amaze kubabwira ko ntawe nari muri zasigara itajugunywe hasi kuri urwo rusengero. After telling them that
that every stone on another will be thrown down. baramubaza ngo bizaba ryari n'ikimenyetso cyabyo ni ikihe. They asked him, when these things will happen and what is the sign? Imana itugendere May cyane. God work with us. Bene data, My brothers, ubwa mbere urusengero rw'i Yerusalemu rwashirenywe na Nebukadineza umwami w'i Babuloni. for the first time, the temple of Jerusalem has been destroyed by Nebuchadnezzar, king of Babylon. Abakaludaya babanje gutwara abayuda b'abanyabwenge. Then the Chaldeans took the Jews who are the wiser one, mu myaka 10 mbere yuko basenyera urusengero, just in 10 years before destroying this temple. byari mu mwaka wa 597 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. It was in the year 589 before Jesus Christ. Ariko ubu ntabwo ari bwari bwa mbere Abisirayeli bavanwa mu gihugu cyabo. But this is not the first time that Israel have been deported from their country. Kuko hari n'igihe bagiye mu Egiputa bamarayo imyaka irenga 400. Because as you remember, their time they have been taken to Egypt. They have been deported to Egypt where they took 400 years. Murabyibuka igihe abavandimwe ba Yosefu bamugurishaga n'abanyegiputa. You remember when the brother of Joseph has sold him with the Egyptian? I Kanani hateye inzara, biba ngombwa ko Yakobo n'abahungu be bose basuhukira mu Egiputa. Remember the famine that came to Canaan, where all the brothers of Joseph, which was the boys of Jacob, went just to look for food in Egypt. Hanyuma mamarayo imyaka irenga 400. And then they took like 400 years. Imana itugenderere cyane. May God be with us. Hanyuma ubwa kabiri rero, And then for the second time, urusengero rwarashenywe nabwo abayuda baratatana. the temple has been distracted, and the Jews just disparate in different countries. Turaza kubivuga mu buryo bwimbitse. We'll talk more details. Ariko amagambo nshaka kuvuga ubu ngubu But what I want to say now, ni ikimenyetso basabye Yesu kizemeza yuko Yerusalemu izaba igiye gusenywa. is a sign they asked for Jesus, just showing that Jerusalem is going to be destroyed. Ntabwo Yesu yigeze ababwira umwaka, Jesus didn't tell them the year as well, ngo ababwire ukwezi n'itariki on bizabera, a month and a date that this will happen. ariko yabahaye ikimenyetso simusiga, But he gave them a sign. ikimenyetso gikomeye cyane. He gave them a strange sign. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Luka. Let us read in Luke. Turasoma nanone ibice 21. You're going to read in chapter 21 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 24. from verse 20 up to 24. Luka 21 umurongo wa 20 kugeza ku 24. Ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari i Yuda bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari ku musozi ntibazayigemo, kuko iyo minsi izaba ariyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko bazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Amina. Luke chapter 21 from verse 20 up to 24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. For those are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe to those who are pregnant and those who are nursing babies in those days, for there will be great distress in the land, and wrath upon the people, and they will fall by the edge of the sword,
and be led away captive into all nations, and Jerusalem will be trampled by Gentiles until the time of the Gentiles are fulfilled. Amen. Imana idufashe cyane. May God help us. Aha umwami Yesu Kristo arimo arasubiza Matayo 24 agace ka mbere k'umurongo wa 3. Here the Lord Jesus is answering the question in Matthew 24, first part of verse 3. Arasubiza na Luka ibice 21 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. And is answering Luke 21 from verse 5 up to 7. Aho bamubajije ngo tubwire. Where they ask him, tell us. Bizaba ryari n'ikimenyetso cyabyo ni ikihe? When will these things will take place and what is the sign? Arabwira ngo ku murongo wa 20 ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 21. Then in verse 20 of this chapter 21. Yesu aravuga ngo ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Then when you will see Jerusalem is surrounded by armies. Aravuga ngo usoma byitondere. When you read, be careful. Ngo muzamenye ko genda gusohora. Know that the desolation is near. Ubwo muzabona hari ingabo zije zikagota Yerusalemu. When you will see armies are surrounding Jerusalem. Muzamenye ko ibi mbabwiye ku rusengero rugiye gusenyuka bigiye gusohora. Know that the desolation of that temple is near. Arababwira kandi ababwira amakuba n'akaga bizabaho. Then he told them about the problem of what will happen. Hanyuma abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi. Then those who will be in Judah just to run up to the mountains. Abazaba ari muri Yerusalemu bazayivemo. Those that will be in Jerusalem just to leave it. Abazaba ari imusozi ntibazagaruke muri Yerusalemu. Those who will be out of Jerusalem, please don't come back in it. Ayari amagambo akomeye bene data. Those are the great words, my brothers. Abigishwa bagombaga kumva kandi bakayitaho. The disciples should just understand and take care of it. Ababwira ko hazabaho kubabara gukomeye. Then he told them that there be a great desolation. Aranababwira ngo icyo gihe abagore batwita n'abonsa bazabona ishyano. Then he told them that the pregnant parents will be having babies. Arabwira ngo kuko umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Because a great sorrow will be just upon those people. Imana itugendere cyane. May God work with us. Bene data, my brothers, nkuko byanditse muri Luka igice cya 37 na karindwi. As it's written in Luke 1:37. Haravuga ngo ko nta jambo Imana igivuga ngo rihere. It said because there is no single word that God will speak and will never be true. Ubuhanuzi bwa Yesu Kristo nyuma y'imyaka 37 gusa bwarasohoye. The prophecy of Jesus Christ after 37 years just has been fulfilled. Umwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo. In the year of 70 after Jesus Christ. Aya n'amakuru azwi hose. That is a news which is known everywhere. Abiza amateka ibi barabizi. Those who study stories, they know. Uzabisanga mu bitabo bitari na Bibiliya. You will find even different books. Ndetse n'ibitabo bitavuga ku by'Imana nabyo uzasangamo aya makuru. And the books which are not even Bible, just normal books, will find that. Umwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo. That in the year of 70 after Jesus Christ. Yerusalemu yasenyutse. Jerusalem had been desolated. Muri ibyo bihe rero, so in those times, Abaroma bateye Yerusalemu. Romans came to Jerusalem to fight. Hari umwaka wa 64 nyuma ya Yesu Kristo. It was in the year 64 after Jesus Christ. Umwami w'Abaroma witwaga Nero yaje gutwika umujyi wa Roma. When the king of Roman, just Nero, came and burned the town of Rome. Hanyuma abeshyira abakristo n'abayuda ko aribo batwitse uyu mujyi. And then he just say wrongly that it was Jews and the Christian who burned this town. Ahita afata umwanzuro wo kugirira nabi abakristo. And then he decided to do bad for Christians. Ndetse n'abayuda. And even Jews. Afata umwanzuro wo kohereza ingabo kugira ngo zijye gutera Yerusalemu. He decided to send armies so that they can attack Jerusalem. Ingabo za mbere zari ziyobowe n'umujenerali witwa Florius. Then the first group of army was led by a chief of army, Florius. Izo ngabo zaragiye zirwana n'abayuda. So they went and fight with the Jews. Basanze muri Yerusalemu arimo abantu bageraga mu 80. They found in Jerusalem there were men like 800 people. Bari bafite ingabo zikomeye. They had great armies.
zabarirwaga mu ishyaka ry'abazerote, which was in a Zerotian party. abazerote bakomeraga ku mihango yabo. Zerotian party, all Zerotian people, they were on their culture. Barwana n'izi ngabo ku buryo Florius atabashije kubatsimbura. They fight with those armies so that Florius fall. Bihagararaho mu buryo bukomeye cyane. Then they were just so strong. Kugeza ubwo Colonel Garo wari uyoboye batayo y'ingabo z'abaroma muri Syria, up to the point where Colonel Gallo, who was leading the arms of Assyria, nawe yaje kubatabara, just come to help them out. abazerote bihagararaho cyane. But Zelosian was just so strong. Raporo yavuye ku rugamba, Then the report from the battlefield imenyesha umwami Nero kw'ingabo zananiwe kandi zapfushije abantu benshi cyane ku rugamba. It was telling to King Nero that the army led by Florius, just they failed and many of them they died. Ubwo nibwo umwami Nero afashijwe n'icyegera cye Vespasian, That's when King Nero, in help with his vice called Vespasian, biyambaje General Titus wari indwanyi kabuhariwe. they told us a specialist in fighting General Titus kugira ngo agabe igitero gikomeye i Yerusalem, to attack a great battle in Jerusalem. igitero gikomeye cyayobowe na General Titus That great special army led by General Titus cyagiye cyerekeye i Yerusalem, was going to Jerusalem. bashinga ibidindiro ahitwa Ipotelimai. Then they put their battlefield offense in Ptolemai. Mwaka wa 69 It was just in year 69. bagaba igitero uhereye i Yudaya, They started just bringing attack from Judah. ata agace kitwa Gamara na kitwa Jotapata. Then they captured a region called Gamara and Jotapata. Operation zari zifite ubukana bukomeye cyane, All those operations were so strange, ku buryo muri icyo gitero haguyemo abantu 4,000. so that in that attack and operations, 4 men just died there. Bagwiriyemo cyane cyane abagore n'abana. 4,000 men died. Most of them, they were just women and kids. Aho naho hafatiwe umunyamakuru wari uzwi cyane w'umuyuda witwa Joseph. That's where a journalist called Joseph has been captive. Izo operation zarakomeje zigera mu mujyi witwa Tarke. All those operations, they continue up to town called Turkey, ahafatiwe mpiri abantu bagera ku 6,000, where more than 6,000 men have been captive. bahita bahindurwa ingaruzwa muheto. Then they just became captives. Urugamba rwari rukomeye cyane. By the time the battle was so great, umugabo w'ingabo Vespasian, the leader of army, who is Vespasian, yakiriye ubutumwa buvuye i Roma buvuga ko umwami Nero amaze gupfa. received a message from Rome telling him that the king Nero was died. Hanyuma urugamba arusigira wa mushinga w'ingwanyi wari ukomeye cyane witwa Titus. Then he left the battlefield and leave it in the hands of General Titus. Vespasian yasize abwiye General Titus That leader of army, Vespasian, just has told General Titus kokoresha uko ashoboye kose agafata Yerusalem, that he has to do whatever it is just to destroy Jerusalem. yahise ategura igitero cy'ingabo nyinshi cyane zarimo ingabo 70,000. So Titus prepared a great attack that was composed by 7,000 armies. N'abandi 10,000 bari baratojwe kurwanisha imashini zitera amabuye. And other 10,000 soldiers that have been trained to use the machine gun that were just shooting the big and strong stones. Icyo gihe General Titus yategetse ingabo ze At that time, General Titus just command to his armies ko zigota umujyi wa Yerusalemu iminsi 42, to surround the whole town of Jerusalem for 2 days. bituma abantu bari bari mu mujyi imbere ibihumbi byinshi bicwa n'inzara. And that makes all the people who were just inside the town to get hungry. Ndagira mbabwire bene data, I want to tell you, my brothers, iki gihe nibwo ubuhanuzi bwo muri Luka ibice 21. at this time, that's when the prophecy of that we see in Luke chapter 21, umurongo wa 20 bwari busohoye. from verse 1, when it was fulfilled.
ndagira mbabwire ko ijambo ry'Imana rikomeye I cyane. want to tell you that the word of God is so strong. Ku murongo wa 20 Yesu yabwiye abigishwa be igihe bamubazaga ngo tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyerekana ko igihe cyabyo kigeze ni ikihe. In verse 20, chapter 21, it says, show us when this will be and what is the sign. Iki nicyo kimenyetso gikomeye yari yabahaye ku gusenyuka kwa Yerusalemu. This was a big sign that Jesus has given them. Arababwira ngo ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo. They told them, when you will see that Jerusalem is surrounded by armies, muzamenye ko kurimbuka kwaho kugiye gusohora. know that its destruction is near. Hanyuma General Titus rero yahagose n'izi ngabo nyinshi gutya iminsi 42. Then General Titus surrounded Jerusalem just like this, like it has been said, for 42 days. Uwo munsi nibwo ubuhanuzi bwo muri Luka 21:20 bwasohoye. And that's when the prophecy of Luke chapter 21 has been fulfilled. Bene data ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. My brothers, the word of God is so great. Kandi ijambo ry'Imana riteye ubwoba. And so fearful. Icyo gihe abantu bibukaga amagambo Yesu yababwiye. At that time when people remembered the word that Jesus told them, ababibukaga bahise bahunga bava muri Yerusalemu. Those who remembered, they just escaped and left Jerusalem. Abari ku misozi ntabwo bigeze bagaruka. Those who were at the mountain, they didn't come back. Abari bari mu mirima nabo ntibagarutse. Those who were in their lands, they didn't come back. Ariko abatari baritaye kuri ubu buhanuzi, but those who didn't take care of that prophecy, nuko n'ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu hari abantu batabwitayeho. as same like people are not taking care of the prophecy of Jesus Christ when he be back. Abatarabyitayeho bagotewe muri Yerusalemu. Those who didn't take care of it, they have been surrounded in Jerusalem. Bahura n'ibibazo bikomeye cyane. And they died there. Kane zukwa karindwi mu wa 70 nyuma Yesu Kristo. Then at the date of 4 in July in the year 70 after Jesus Christ, amateka atwereka ko ari bwo General Titus yatanze agahenge. The history shows us that that's when General Titus just gave like a free time. Bacingura amarembo ya Yerusalemu. Then they opened the gates of Jerusalem. Basanze abantu benshi barabaye imirambo. They found that so many people has died. cyane baguriyemo abagore abana n'abasaza, especially women and children and old men. Hanyuma abandi nabo bari basigaye bari barashizemo imbaraga kubera inzara. Then other men who were left was so hungry, bahita bafatwa mpiri batarwanye. They have been captive because they were not able to fight. Muri izo operation, in those operations, abayuda benshi bamanitse amaboko bijyana mu nkambi z'ingabo z'abaroma. So many Jews surrendered and they went by themselves in the camps of Romans. Hanyuma hasigara abantu bake b'intagondwa z'abazerote. Then a few of them who are called the Zerothian, bakomeje barwana. They just keep on fighting. Nabo ingabo za Titus zirabica. Then the army of General Titus killed them. Hanyuma abasigaye bahungira mu buvumo bwa Masada. Then a few of them who escaped, they went just to the Masada when they were just led by a man called Eleazar. Bene data impamvu nashatse kujya amateka cyane. My brothers, the reason why I want to go through this history, ndagira mbabwire ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. I want to tell you that every word that God says will be fulfilled. Ndagira kandi wite ku buhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. And I want you to take care of this prophecy of Jesus Christ. Kuko aya magambo yose bayamubarije rimwe. Because all this word they asked him once. Bamubarije icyarimwe ngo tubwire ibyo uvuze ku rusengero ruzasenywa bizaba ryari. They asked him, tell us when the temple will be destroyed. N'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? And the sign of your coming. N'ikimeruka y'isi ni ikihe? And the end of age. Hanyuma iki kimenyetso Yesu yatanze. Then the sign that Jesus gave. Avuga ko ingabo z'amahanga zizakota Yerusalemu. Saying that the armies will surround Jerusalem. Kandi aravuga ngo nimubona ibyo bibaye muzamenye ko kurimbuka kwa Yerusalemu kwegereje. And he said, if you find this happened, you know that the desolation of Jerusalem is. Niba byarabaye nkuko Yesu yabivuze. If this happens as Jesus said. No kugaruka ko bizaba nkuko yabivuze. Even in his return it will build the same. Hallelujah. Hallelujah. Imana mu ijambo cyubahiro. Even Father be glorified. Impamvu mwami Yesu yavuze ku murongo 24. The reason why Lord Jesus said in on verse 24. Aravuga ngo abagore batwite na bose bazabona ishyano. And he said that pregnant or parents with babies will be old. Murabizi mu ntambara no mu bibazo abagore batwite baba bafite ibibazo bikomeye cyane. You know, during the war or the problems, the pregnant women have met so many problems. Ndetse n'abagore bose baba bafite ibibazo bikomeye cyane. And parents who have babies.
n'abagore bari batwite inda z'abana, the pregnant ndetse n'abonsaga abana, and those who have little babies. ndetse mu butumwa bwiza bw'Amatayo Yesu yaravuze, And in Matthew, Jesus said, ngo musenge bitazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. he told them just to pray so that we never be in a cold season on Sabbath. Kubera ko abo mu burasirazuba bwo hagati bagira ibihe by'ubukonje bimeze nk'ibyo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, Because there in the Middle East they have winter, which are like in the seasons of Europe. ni mpamvu yabasabye ngo basenge bitazaba mu mezi y'imbeho. That's why he prayed so that we never be in a cold season. Ntabwo ari imbeho mu buryo bw'umwuka, It's not spiritual coldness. ni ibihe by'ubukonje bisanzwe. It's just no more geographical one. Kubera ko guhunga muri ibyo bihe byari kuba bigoye kurushaho, Because to take exile with those seasons, it would be worse. anabasaba ko basenga kugira ngo bitazaba ku isabato, And he requested them not to be in Sabbath, kuko ntabwo byari byemewe ko umuntu yagenda urugendo rurenzaho umuntu yatera ibuye ku isabato. so that because it was not allowed to walk a long journey on Sabbath time. Murabizi kandi imyemerere irakomera cyane burya bene And data. you know the culture is so strong. Ibintu umuntu yizeye yakemera no kubipfira. Whatever you believe, you can even decide to die. Iyo biza kuba ku isabato cyangwa bikaba mu mezi y'imbeho, If they should be on Sabbath on coldness seasons, hari gupfa benshi kuruta abapfuye, so many of them will die more than what. n'abahunze ntabwo bari kubona uko bahunga. And those who just escaped. Tariki ya 29 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo, On 29 August year 70 after Jesus Christ, nibwo abaroma batwitse bakoze amahano, that's when Romans did a strange thing, kandi basohoza ubuhanuzi bwo mu Matayo 24 and they fulfilled the prophecy of Matthew 24 no muri Luka 21 umurongo wa 5 n'uwa 7. in Luke 21 verse 5 and 7. Nibwo bashoje ubwo buhanuzi, That's when they fulfilled the prophecy. batwika Yerusalem, Then they burned Jerusalem temple. batwika urusengero rw'i Yerusalemu, They burned the temple of Jerusalem, ku buryo abantu barimo bose bahiriye muri urwo rusengero, so that even the people who were into the temple, they have been burned there in the temple. urusaku rw'imiborogo y'abashyaga n'ingabo zari zirimo gusakuza, Then the cry of people who were being burned and the army that were shouting, nta muntu wabasha kubitandukanya. no one should differentiate it. Imana idufashe May cyane. God help us. Bene data, My brothers, nta jambo Imana igivuga ngo rihere. there's no single word that God said can never be failed. Ubu buhanuzi bwarasohoye, This prophecy fulfilled, nkuko nabivuze, ntabwo biri muri Bibiliya gusa, as I said, it's not only in the ntabwo biri mu Bible, bitabo bya teoloji gusa, it's not only in the books of theology, n'amateka yose y'isi arabizi. even the history of the whole world knows. Nujya kuri za Google ukavuga ku mateka ya Isirayeli, If you go to Google and talk about the history of n'ibyo Israel gusenyuka kwa Yerusalemu, and the destruction of Jerusalem, ibi bintu mvuze uzabisangamo. all the things you'll find them there. Ikibazo gusa nuko bamwe babyiga The question is that one, they just studied about it, ntibamenye ko byasohozaga ubuhanuzi bwo muri Luka 21 umurongo wa 7 n'uwa and they didn't 5 n'uwa 7. discover that it has been a prophecy in Luke 21 from 20 up to 24. Imana itugenderere May cyane. God work with us. Igihe barimo bamaze gutwika urusengero rw'i Yerusalemu, At that time, after burning Jerusalem temple, kubera ko urwo rusengero igihe rwashyaga, kubera ko igisenge cyarwo cyari kiyagirijeho zahabu nyinshi cyane, because by the time of burning that temple, its carpet just was owned by gold. bavuga ko iyo zahabu yamanutse ikagera no muri fondasiyo, mu mabuye yagize fondasiyo y'urwo rusengero. People say that that gold has been burned and reached up to the stones of foundation of that temple. Kugira ngo ubuhanuzi bwa Yesu Kristo bwo muri Matayo 24 umurongo wa 1 kugeza ku 3 na Luka 21 umurongo wa 5 n'uwa 7 busohore, So that the prophecy of Matthew 24 and Luke 21 will be fulfilled. Abaroma bashenye na fondasiyo y'urusengero, Romans destroyed even the foundation of the temple, bagenda barimbura ibuye ku rindi destroy stone by stone, kugira ngo batware iyo zahabu. so that they can take that gold. Ndagira ngo mbibutse ko umwami Yesu yari yavuze I want to
remind you that God Jesus has said, ngo ndababwira ko ntawe na rimwe rizasigara rigeretse kuri ritajugunywe hasi. I assure you that no single stone on another that will never be destroyed. Bene data ndimo mvuga aya magambo, My brothers, when I'm talking about this word, ndagira mbabwire niba bivuga ko Yesu azaza. I want to tell that if the Bible says that Jesus will come niba back, bivuga ko umuriro utazimuha wahari, if the Bible says that burning fire will be there, it's there. bivuga ko ijuru rihari rirahari. The Bible says that the heaven is there, heaven is there. Hallelujah. Imana imuje yamwe cyubahiro. Heavenly Father be glorified. Ubuhanuzi bwa Yesu bwarasohoye. The prophecy of Jesus has been fulfilled. Tuzakomeza tuvuga ku bimenyetso. We'll keep on talking about the signs. Ariko ubu navuga ku byo gusenyuka kwa Yerusalemu. But now I was talking about the destruction of Umwami Jerusalem. Yesu yashubije ikibazo cya mbere bamubajije. Where Lord Jesus answered the first question that disciples asked him. Tubwire ibyo bizaba ryari. Tell us when this will take place. Aho bamubajije ikibazo kivuga ngo, when they asked him about the question saying, igihe tubwire igihe nibizaranga icyo gihe cy'uko urusengero ruzasenyuka. Tell us the time and the sign of destruction. Imana itugenderere cyane. May God be with us. Icyo gihe ingabo z'abaroma zakwiriye imijyi yose yo muri Yerusalemu. At that time the Romans armies just they were just in the old town of Jerusalem. Bica abantu bose bari bahunze kuri Yerusalemu. They killed everyone there at Jerusalem. Bavuga ko iyo ntambara yaguyemo abantu bagera kuri miliyoni. They say that battle took over 1 million of people. Hanyuma abacitse ku icumu baratatana mu mahanga yose yo ku isi. And those who survived, they just went through different nations. Hanyuma ibya Yerusalemu birangira bityo. Then Jerusalem ended like that. Yigarurirwa n'abanyamahanga. And have been taken by strangers. Ndagira mbabwire ko abahanuzi bose bari barihanuye. I want to tell you that all prophets that have prophesied about that. Umuhanuzi Ezekiel gutatana kwabo yari yarakuvuze. Prophet Ezekiel has said about that destruction. Ndetse na Mose yari yarabivuze. And even Moses has said about it. Imana itugenderere cyane. May God be with us. Nta jambo Imana igivuga ngo rihere. There is no single word that God says we never fail. We never fail. Iyo ndimo kuvuga inyigisho. When I'm talking about the scriptures. Nubwo aya mateka yabaye kuri bene data atanezeza na gato. The story that happened to my brothers are not happy. Ariko ikinezeza nuko Imana ivuga ibintu bikaba. But what make me happy is that whatever God says fulfills. Ikinezeza nuko ibyo Yesu yavuze byose bizaba. What make me happy is that whatever Jesus said will happen. Ko nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Because there is no single word that God says that will never happen. In the year 115 nyuma Yesu Kristo, after Jesus Christ, abayuda bose bari bamaze gutatana. The all Jews have been dispersed. Batataniye mu bihugu byo hafi ndetse na bimwe byakureho gato. Just in different or neighbors countries. Hanyuma mu mwaka w'135, then the year 135, umuzerote wakundaga igihugu cyane yitwa Simoni Barikosheba. Then the Zelosian called Simon Barikosheba, hamwe n'abandi bakunzi bakundaga igihugu cyabo cyane, and the other patriots, bongeye bateza imvururu, bongera gushaka kubohoza Yerusalemu. They started just to attack so that they can conquer Jerusalem again. Abaroma babona ko bitoroshye. Then the Romans saw that it was not easy. Barabarwanya, barabica, ndetse na Simoni Barikosheba agwa muri iyo mirwano. Then they attacked them, they killed them, and Simon Barikosheba died there. Ubwo abayuda baratatana noneho burundu. Then the Jews have been dispersed completely. Batatanira ku isi yose nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze. They were dispersed around the world as the prophets have said. Bamwe bajya mu bihugu by'Uburusiya, many of them went in Russia, abandi mu Burayi, other in Europe, no mu bindi bihugu byinshi batatanira ku isi yose, and just in other different countries. Hanyuma babuzwa kuzongera kugera ku butaka bwa Palestina, and they have been cast away not to step their feet on the land of Palestine. Icyo gihe Yerusalemu bayihindura izina. At that time they changed the name of Jerusalem. Bayita Colonia Aelia Capitolini. Then they called it Colonia Aelia Capitolini. Imana itugenderere cyane. God work with us. Ndagira ngo mbabwire bene data, I want to tell you my brothers, nta jambo Imana igivuga ngo rihere. there is no word that God says can never fail.
ndagira ngo mbaze mubaze wowe umurikiye aho uri hose. I want to ask you wherever you are who is following me. Niba aya magambo umwami Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24 umurongo wa 1 kugeza ku 3. If this word that Jesus said in Matthew 24:1 up to 3. N'ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 21 umurongo wa 5 wa 7. And good news in Luke 21 from 5 up to 7. Ndetse n'umurongo wa 20 kugeza ku 24. And even verse 20 up to 24. Niba byarasohoye neza nkuko Yesu yabivuze. If it fulfilled as Jesus said. Niba baroma baragose Yerusalem nkuko Yesu yabivuze. If Romans surrounded Jerusalem as Jesus said. Niba barashenye urusengero ntihagire ibuye risigara rigeretse ku rindi nkuko umwami Yesu yabivuze. If they destroy the whole temple and no single stone over another as Jesus said. Wagira ngo kugaruka kwe nibyo bitazasohora. Do you think his return will never fulfill? Wagira ngo kuza gutwara itorero no gutwara umugeni we nibyo bitazasohora. Do you think to come and take his groom will never fulfill? Ukomeze ukurikire izi nyigisho zacu. Please keep on following these teachings. Ukore subscribe n'utarayikora. And you subscribe if you didn't. Uzihe n'abandi n'utarazibaha. Then you share to others if you didn't. Uzakurushaho gusobanukirwa ko Yesu azagaruka kandi ari hafi ndetse ageze ku. You will get more explanation that Jesus is back, is just near the door. Nuko abi Yerusalemu yababwiye ibimenyetso atababwiye umwaka. As people in Jerusalem, Jesus told them more sign that he didn't say. Natwe umwami Yesu mu kugaruka kwe araduha ibimenyetso. Even as he Lord Jesus is giving us signs. Ndagira ngo mbibutse ko Yerusalemu izongera igasengwa. I want to remind you that Jerusalem will be destroyed again. Ubuhanuzi bwo muri Bibiliya hagiye buvuga ibintu bizabera bizaba inshuro zitandukanye kandi bukabuvuga inshuro imwe. Sometimes the Bible the prophecy can say something that will happen many times, but he can speak it once. Kuko n'umuhanuzi Daniel, because as the prophet Daniel, nawe ibyo gusenyuka kwa Yerusalemu yarabivuze. He also prophesies about the destruction of Jerusalem. Ariko ubuhanuzi bwo busobanurwa mu buryo bubiri. And his prophecy can be translated in two periods. Gusenyuka kw'iki gihe tumaze kuvuga cy'Abaroma. There is the destruction of this time of Romans. Nukundi gusenyuka ruzasenyuka mu gihe cya Antikristo. And another destruction in the times of Antichrist. Byose ndagusaba kubikurikira. Please, I want you to follow all these scriptures. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. God will bless you more. Mwari kumwe na Pastor Kayitare Jean Baptiste. We are with Pastor Kayitare Jean Baptiste. Urishene yacu ibihumuriza ibihumbi. At our channel 1000 Comforts. Niba ufite ikibazo cyangwa icyifuzo. If you have a question or a problem. Amagara nimero ubona kuri screen yawe. Please call the number you see on your screen. Reka twongere dusenge. Let us pray again. Mwami Imana data twese mu ijuru. Lord God, Heavenly Father. Ijambo ryawe rirakomeye kandi riteye ubwoba. Your word is so amazingly scary. Ndakwinginze kugendera abagabo n'abagore bankurikiye. Please be with men and women who are following. Gendere aboroheje n'abakomeye bankurikiye. Please be with rich and poor one that are following. Bakomeze bacunga n'ibimenyetso watanze. Continue on your sign that you have given. Mwami Yesu ibi ndabivuga ntashidikanya. Lord Jesus, I'm saying this without hesitating. Yuko uri hafi ndetse ugeze ku rugi. That you are near the door. Dukurikije ibimwuka barimo kuvugana natwe. According to what the Holy Spirit is telling us. Dukurikije n'ibimenyetso watanze. And according to the sign that you have given. Urakoze uwera wa Isirayeli uhabwe icyubahiro. Thank you, Lord of Israel, be glorified. Ijambo rikora imirimo ikomeye mu mitima y'abaryumva. May this word do good in the hearts of listeners. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. And in the name of Jesus Christ our King. Amen. Amen.